none se uwo mwana w'imyaka 10-12 yibambaza ku mugabo gute? Birashoboka cyane ariko gute se gisanga umwana gusa umwana urugero kugira ngo mbashe kubyumva. Urugero sinago urugero ufatika kuko ariko biragaragara ugasanga umwana ku muhanda, umwana muto avuye ku ishuri yarangiza agahita agenda agakubitamo kakajipo kangana gutyo, kabona umwana ntatinya kuba yajya kwegera abasaza bamuruta, akabona ari kubiteretera. Ibyo bintu biriho cyane. Urese reka nkubaze. Ubu iyo turi kuri beach, yego, iyo turi ku musenyi, abambaye amakariso n'amasutiye baba ari bangaye? Nibo gusa. Iyo barebye bose se utumva waryamana nabo. Aho none uwo mwana aciyeho yambaye mini data kubera ko nyine uri umusaza uhise unaniwe kwifata uraguye warahirimye. Nta nubwo uri umusaza uri umuhehesi. Wuzuye abazimu n'abadayimoni ahubwo ajya kwikorera deliverance. Uwo mwana asa guciyeho yambaye ikariso bwo ntiyakwigendera kandi nawe ukagenda. Ese kuki utareba ibikureba ureba bitakureba kubera iki? Ubu saka kanya ni urugero. Uraje ugeze hano usanze umwana wanjye muri abakobwa wenda yambara akamini aranibagiwe yicaye nabi. Aho kumubwira ati yewe mwa icara neza wahita ushora yakaboko. Ariko izo ngero zirakomeye. Je mupfa umuntu najya apfa ku giti cye ye gupfana abandi. The ZOOM TV24. Iwacu bajyaga bakoresha kera ryo guterura none nsigaye ndyumva mu mashuri. Birababaje kuba barateruraga abageni uyu munsi bakaba baterura baswa. Terura umwana ufite amanota 30 ukamujyana ukamuvana mu wa kabiri ukamujyana mu wa gatatu kandi uzi neza ko wa kabiri wa munani uwo mwana ujyanye umujyanye afite iki? Noneho nanjye kuko umukobwa wanjye murambiwe mbona ari nanjye kuvuga izina ritari ryiza wenda naryo ryacumuza abantu, mbona yuko yandumbiye. Umusore araje umwana w'abandi uraho umeze neza mpita mvuga yewe sijye wahera mana we mana ushimwe terura jyana hosh uterura umuhereze. Uwo mwana uteruye muri gardienne ukamutereka muri primaire, ese uriya mwarimu we uhaye umuntu uzi neza ko adafite ubushobozi urumva wazabishobora? Tugaruke kuri pasiteri na mama pasiteri babaye ababyeyi b'itorero ariko bibagiwe abo batwita bakabyara. Barirwa bigisha bene data gusambana n'icyaha, bene data kwica n'icyaha, bene data kwifuza inka ya mugenzi wawe n'icyaha, ariko ntabwo barimo bibuka kwigisha abana babo. The ZOOM TV24. Twongeye kubasuhuza nanone mwe mwese mukurikira ibiganiro byacu bya The ZOOM TV nkuko musanzwe mubikurikira. By'umwihariko uyu munsi twabazaniye wa muvuga butumwa mukunda Eliane, araza kutwibwira ariko kubataramubona iki ni igice cyahariwe ivuga butumwa. Nubwo tuza kuganira ku muryango ariko naryo nivuga butumwa kandi ryiza ngenda narikunda by'umwihariko kuko umuryango utariho nta butumwa ntawe bwabwirizwa. Reka dutangire tumuhe ikaze kuri mikoro na kamera za The ZOOM TV. Muraho neza mama Eliane? Muraho neza beza. Meze neza? Yandaho ndashima Imana. Mwaka mushya twese hamwe. Meze neza ariko mwaka amenya mugabo bimeze neza. Nubwo byari bisanzwe ariko pressure ni zose reka mbivuga gutyo. Ya ndashima Imana. 2019 twayirangije neza. 2020 tuyitangiye neza ndashima Imana. Muri rusange biraho. Tugusanze mu kazi za made in Rwanda bya ari ibikoresho ari ibyo kwambara ibintu ndabona hano bimeze neza, iduka rirafuha ahubwo abakiriya bari kuboneka. Sha biraho ntacyo nshinja Imana. Ya mu buzima busanzwe biraho. Yihe commentaire cyane iki wavuga ku bana b'abakobwa b'iki gihe usanga umwana afite imyaka 10, 12, 13 ugasanga ari kwibambaza ku mugabo ufite ubwanwa umugabo ukoze amugira ugasa hari gihe ubu ngubu bavuga ngo abagabo n'abafika abana ariko ugasanga uwo mwana ari gushaka kugusha noneho wa mugabo. Nihe commentaire watanga kuko turacyari ku bana niki wavuga kuri abo bana bakiri batoya bamurwo? Icyambere ndahera ku kintu uvuze ngo arashaka kugusha wa mugabo. Nta ugusha uhagaze. Ahubwo ahuhuru wari waraguye. Kuko iyo uri mu manegeka niyo hatagwa imvura nyinshi wisanga mu kabande kubera ko uri hehe mu manegeka. Ariko iyo uhagaze yinzi hagaze ahantu heza nukuri imivu ijya kuyisenya buryo bikomeye. None se uwo mwana w'imyaka 10-12 yibambaza ku mugabo gute? Birashoboka cyane ariko gute se
gisanga umwana gusa umwana nk'urugero kugira ngo mbashe kubyumva. Urugero sinago urugero rufatika kuko ariko biragaragara ugasanga umwana ku muhanda, umwana muto avuye ku ishuri yarangiza agahita agenda agakubitamo kakajipo kangana gutyo, kabona umwana ntatinya kuba yajya kwegera abasaza bamuruta, akabona ruri kubiteretera. Ibyo bintu biriho cyane. Uretse reka nkubaze. Ubu iyo turi kuri beach, yego, iyo turi ku musenyi, abambaye amakariso n'amasutiye baba ari bangahe? Nibo gusa. Iyo barebye bose se uhita wumva waryamana nabo. Noneho uwo mwana aciyeho yambaye mini data, kubera ko nyine uri umusaza uhise unaniwe kwifata, uraguye, warahirimye. Nta nubwo uri umusaza, uri umuhehesi. Wuzuye abazimu n'abadayimoni, ahubwo ajya kwikorera deliverance. Uwo mwana asa guciyeho yambaye ikariso, ubwo ntiyakwigendera kandi nawe ukagenda. Ese kuki utareba ibikureba ureba bitakureba kubera iki? Ngo bati byabo biti mitemere bakajya gupfundikira iby'abandi. Unaniwe gupfundikira iby'urugo rwawe, unaniwe gutegeka umugore wawe kwambara iyo mini, aho kujya ngo ujye kureba amaguru yako kana kitambukiye, wenda ko kanabya. Reka nkubwize ukuri Vincent, uyu munsi hano ufite abana b'abakobwa bankorera, bari mu myaka guhera ku umutoya n'uyu w'umutayeri ufite imyaka 18, abandi ni 20 kuzamura. Noneho uwo mwana azi ko we kuberwa nuko ari bwiyambarire mini ye, sibyo? Mfite uburyo bwanjye nge nk'umubyeyi nzamwigisha, kuko sinamubyaye, afite aho yarerewe, afite uko yemerewe no kwambara mini, n'imyemerere ye wenda irabimwemerera. Ntabwo uriya mwana ari wugusha uriya mugabo, ahubwo uriya mugabo arapfapfana, nta nubwo apfa gusa. Aba yarapfuye keye ruriya ntago abakiriho. Kuri we ntago biba ko umwana muto. Oya, ntago umwana agusha umusaza. Kugira ingeso mbi ku buryo yagushira. Ahubwo wowe musaza, wowe mukuru nkawe Vincent uri mu myaka nka 35 ndibaza. 33 gutyo. 28. Ubu uyu munsi bwo uretse uyu munsi ku myaka ya 28. Yego. Ubu uhuye n'akana kanje karagakobwa gato y'imyaka 15. Reka nivugira n'ak'imyaka 4. Mugahura nako kavuye koga kiyambariye ubusa nta nayisume kambaye nta nikariso, wahita ugafata. Oya. Ubu saka kanya ni urugero. Uraje ugeze hano usanze umwana wanjye muri abakobwa wenda yambara akamini, aranibagiwe yicaye nabi. Aho kumubwira ati yewe mwa icara neza, wahita ushora yakaboko. Ariko izo ngero zirakomeye. Je mupfa umuntu najya apfa ku giti cye ye gupfana abandi. Ubundi ikintu naje kubona, naje gusanga nta muntu ujya yemera icyaha. Niyo mpamvu n'abagore amaze igihe bantera amabuye ngo mvugira abagabo. Nawe mvugira ahubwo iyo mvuze ibigoramye umuhoro uhita uvuga ngo ndamaze. Imana iraje iti ariko Adamu ko nakubwiye ngo ntukarye kuri iki giti, ati nukuri kw'Imana yo mu ijuru ntabwo ari igihe witeye gusambana n'uyu mwana n'uyu mugore wanyambariye ubusa tuma mpeheta ndasambana. Imagine. Adamu kuki wari iritunda n'uyu mugore wampaye warinzaniye ndariryo. Wa mugore we kuki wari iritunda, Mana dore n'iriya nzoka waremye. Bivuze ngo icyaha ntabwo kibaye icya Adamu na Eva. Iyo Imana ibaza inzoka na inzoka ariko ngo si wowe wandemye. Bivuze ngo icyaha kivuye kuri Adamu, kigeze kuri Eva, kivuye kuri Eva, kigeze ku nzoka, kivuye ku nzoka, kigeze ku Mana. Imana ibaye inyabyaha kubera ko yaremye inzoka itunda Adamu na Eva. Tujye dukora ibyaha tubyemere ku giti cyacu. Ninakora icyaha jyewe Eliane, nkemere nka Eliane, noti kujya kwitwaza ngo ni Jado watumye ngikora, ngo ni Jean Pierre watumye ngikora. Jean Pierre ni Jean Pierre azabazwa ibya Jean Pierre, Eliane ni Eliane azabazwa ibya Eliane. Ego. Kuko icyo kibazo hari imvugo ziriho ubu ngubu kumva abantu bakora kuvuga ati abana b'iki gihe barashyushye, hanyuma abasaza b'iki gihe bo barakonje. Ariko uyu musaza ukonja ko kagahita ashyukwa kuri kariya kana, uwo musaza nawe arababaye. Arahura akamushyushya igipimo cy'ubushyuhe cyazamutse umusaza arakonja agahita ashyuka. Muzehe yari yaraguye muri barafu, none ahuye na moteri iramukaraga. Birakomeye. Ntago mbyemeye. Izo mvugo ziriho kumva ngo umwana. Izo mvugo ziriho nyine uyu munsi hadutse, nakubwiye ngo hadutse imvugo ivuga ngo sigewe ni Christina, ni Christera, ni Josiane, ni Jose, ni Josette, ni ntabwo ari jewe Eliane, ni wowe. Ndabyikuraho nkabigushyiraho. Sinshaka kuvuga ikigogo kiri mu jisho ryanjye, ndavuga agatotsi kari mu jisho ryawe. Eliane wenda hari umuntu ugiye kukubona ku nshuro ya mbere birashoboka. Eliane ni muntu ki?
Eliane ni umugore mu buzima busanzwe. Mu kinyarwanda ndi umugore, ndi umubyeyi, ndi mama w'abana 4 abo nakuye mu nda yanjye ni 4. Imfura yanjye ifite imyaka 15 izayuzuza ejo bundi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri. Ubwo deja ni nkaho yayujuje ko harabura ibyumweru 15. ya 15 azayuzuza ejo bundi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri. Hanyuma umutoya yujuje imyaka 4 azayuzuza ejo bundi ku itariki 14. Abana banjye amatariki yabo asa nagiye akurikiranye ukuntu vuba, nubwo imyaka atari ndahekana ariko amezi bagenda bajya guhuza. Hanyuma ndi umuvugabutumwa nk'uko wakomeje kubivuga. Ndi umuvugabutumwa kuva mu itorero rya ZOOM Temple mu Gatenga. Ndi umukozi w'Imana, nubaha Imana n'amategeko yayo yose. Gusa sinakwirata ngo ni jewe, oya nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ariko izo mbaraga nazo ndazubangana zigenda, ariko harabavuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, kubera ko umubwiye ngo iki niki yagikora agahita kwa kuba atagishobora. Wambwira ute se ati no nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, kandi za mbaraga Kristo amuha narimo yemera kuzikoresha, ahubwo we arimo arakoresha izi. Ya rero sinkoresha izanjye, nkoresha ngendera munsi y'amategeko ya Kristo. Nk'abandi rwiyemeza mirimo nk'uko abenshi bakunze kubibona, ngira ngo akenshi babona ko n'ibiganiro ngiye mbikorera mu kazi. Umurimo w'Imana ntumbuza gukora akazi nikambuza gukora umurimo w'Imana. Byose ndabifatanya kandi bikagenda neza. Ndumva sinzi niba hari ikindi narenzaho. Mfite umugabo umwe, yego, kandi n'umwe forever, ntabwo ari uw'igihe runaka. Oya. Yego, nk'uko twatangiye tubivuga ikiganiro turibanda ku muryango. Hari ikintu ukunda kuvuga ngo umuryango ni ishuri. Yes, mbere ko tujya ku bana reka dusobanurire icyo kintu. Iyo uvuga ngo umuryango ni ishuri, ushatse kuvuga iki? Ishuri, umuntu yagiye mu ishuri ariga maternelle, primaire, secondaire, yakafata n'impamyabushobozi. Ariko iyo umuntu agiye gutangira aho njye mbona ntabyumva neza. Amashuri ufata impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi ubisoje amashuri, ariko hano iyo ugiye gutangira gushinga umuryango, iyo abantu bagiye gusezerana mbona babaha ya certificate, ariko bagitangira gusezerana. Ibyo bintu buriya binyumvishe, cyangwa n'abadukurikiye wasanga icyo kibazo bajya kigira. Dusobanura umuryango n'iki, hanyuma tujye muri topic neza y'abana, cyane ko abana nabo ari umusingi w'umuryango. Urakoze cyane Vincent, ubajije akabazo keza cyane gashimishije. Najyaga mpora mvuga ko nzavugaho, none ukoze hasi. Ubundi iyo abantu bakiri muri fiançailles, mwayimaramo imyaka 10, mwayimaramo imyaka 30, mwayimaramo umwaka umwe, mwayimaramo ukwezi kumwe, mwafiansanye umunsi umwe, mugahita muvuga ngo twiyemeje gushakana, muba muri gardienne. Ni nkuko uyu munsi happiness wanjye w'imyaka inarangije nasari ya mbere, uyu munsi yinjiye muri nasari ya kabiri, nagera muri nasari ya gatatu bazamuha certificate yuko arangije nasari. Umuhungu n'umukobwa nabo iyo bateretana, iyo bagiye kwa executive gusezerana, bakajya no mu rusengero gusezerana, zira certificate babaha suko urugo rwubakitse, cyangwa suko bemeza ko bakundana, baba bahaye certificate ya gardienne. Nibwo baba batangiye primaire. Ubwo iryo shuri ro winjiyemo, nta muri gardienne ntago wigeze wiga ibikomeye, nta bihekane wigeze wiga, n'inyuguti bakwigishije ni A na B gusa, ntibigeze bakwigisha ibihekane. Ariko noneho ishuri winjiyemo ugiye gutangira kwiga gufata na ya ubiteranya bibyare nya, ufate ra na ya ubiteranya bibyare rya, kandi ni wibeshya ugakopera birakubera bibi. Ni wibeshya ukanegrija, nasari ushobora kunegrija kandi mwese mukaza muri abambere, ariko muri primaire kirazira. Ntabwo ushobora kunegrija ngo muze mwese muri abambere. Guhera mu wa mbere primaire kugera muri reka mvuga ngo muri za PhD, hagomba kuba uwa mbere n'uwa nyuma. Niyo mpamvu rero murambabwira ngo urugo ni ishuri. Uyu munsi nzu umusaza agize imyaka 60 arakiga amashuri asanzwe. Naramubaje nariko se muzehe nukubera iki wize ukabugeje muri iyo myaka ukiga? Aranyira ngo rega mwana wanjye ngo kumenya biragoye.
ngo hari byinshi njya mpora nsanga ntazi, ndangiza ahangaha nkabona akazi, ejo nkazabona ibindi ntazi ngahita nshaka gusubirayo kwiga. Ugasanga we ahora afite inyota yo kwiga, ariko ikibabaje mu rugo uyu munsi ntabwo umugore n'umugabo bahora bafite inyota yo kwiga. Iyo umugore arugezemo ahita avuga ngo okay, hapa sasa nimefika. Hata ukifanya nini sitatoka tu, nimefika. Umugabo nawe agahita avuga hapa sasa nipo kwangu, usiponiheshimu na utaniona. Ubwo mu Kinyarwanda umugore aravuga ngo aha nashyitse ubu ndamufite gutyo. Umugabo nawe ataha ni iwanjye, sasa wowe nutitonda uzambona. Ubu ugasanga buri wese ariraye, akibagirwa ko yatangiye ishuri, akibagirwa ko yageze muri primaire atakiri muri gardienne. Naho muri gardienne ho ushobora no kugira gutya, watangira kuzamura utuzuru, undi akakubwira ati ewana nisamehe kabisa, agahita yiciraho. Ntabwo rero muri primaire ariko bimeze. Ubwo iyo rikunaniriye muri primaire ni wa wundi bazita inasome, ni wa wundi uzatahira akazi k'imvune kugira ngo abeho, ni wa wundi udashobora kubona akazi mu biro runaka, ni wa wundi udashobora kwizerwa ngo ahagarikwe ahantu runaka, bitewe na level ariho. N'urugo rero niko rumeze. Umenye ko uko wiga, uko uhora ufite inyota yo kwiga, uko uhora ufite inyota yo kumenya, niko uteza urugo rwawe imbere. Ariko uko wumva ko wagezeyo, uracikiriza no wa gatatu primaire utawurangije. So tujya gusaba akazi ko kuragira ihene, cyangwa ujya gusaba akazi ko kuragira inka, cyangwa ujya gusaba akazi ko guhinga, cyangwa ujya gusaba akazi ko jardinier, cyangwa ujya gusaba kubuzamu kuko kwiga warabyanze. Niko no mu rugo bimeze. Ngo sinzi niba uyu munsi nigishije mu migani cyane. Witeka aradusobanura, mwuka wera aradusobanurira, n'abatabyumva baraza kubyumva cyane ko tuzatunyuzamo tugashyiramo n'ijambo ry'Imana kuri ya mirongo y'Imana, cyane cyane ko urugo rwiza n'urugo rukorana n'Imana. Hanyuma twinjize neza mu rugo muri ya kampani y'Imana, muri rya shuri. Hanyuma urugo cyane cyane iyo abantu bafite umushinga wo kubaka, target ya mbere muzo bafite no kubyara, no kuhagura umuryango. Noneho muri iki gihe kuko twavuze ko tujya cyane cyane ku bana, muri iki gihe usanga abana batamenya inshingano zabo, umwana atamenya ko ari umwana. Iyo ubona ibintu abana niba ari ab'iki gihe mu mabyiruka yanyu, sinzi ko byari bimeze, ubona harimo ikibazo. Ikibazo kiri cyane cyane mu bana, kiri ku babyeyi, kiri ku bana nyirizina. Ikibazo mu mboni zawe, abana, imyitwarire y'abana imeze gutya, wowe ubibona gute nk'umubyeyi? Cyane cyane no uri n'umubyeyi. Ikibazo cy'abana rero, imyitwarire y'abana, urumva bavuga ati abana bubu, igihe abantu bakuru bakunze kuvanga abana bubu, icyo kintu ki abana bubu ukibona ute wowe? Jewe uyu munsi sinzi, hari umugabo uri mu mfasha muri uyu mwaka cyane, n'abagabo babiri bari mu gitabo cya Bibiliya, bari muri Timoteyo wa mbere. Ubwo ndahera kuri bose, sindi buvuga umwe, ndahera kuri bose, ngere no kuri babana. No kuvuga ngo Timoteyo we abwirwa Paulo amwandikira, n'urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo ku bice byaho 2, turahera ku murongo waho w'9, ngo inshingano y'abagore. Tayari mbanje kuri jewe ubwanjye, reka ne guhera ku bandi mere kuri je nk'umugore. Kandi n'abagore nuko udashaka ko bambara imyambaro ikwiriye bakagira isoni birinda. Ngo kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye bakagira isoni birinda, kandi batirimbisha kuboha imisatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbisha imirimo y'ingeso nziza, kuko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Umugore yigane ituza, aganduke rwose, kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo, ahubwo agire. Ngira ngo baba damu tujya tuburana,
barumva ko atari jye wabyanditse. Ntabwo Bibiliya ishimishwa cyangwa se ntabwo Imana ishimishwa no kumbona nirimbisha iyi misatsi gusa. Yes, nasutse kwafe nziza nimakiye ndasa neza ariko imbere mu mutima wanjye ndasa neza. Ese koko iki Imana ishaka aho jyewe imbere kirimo cyangwa ndi vaze ririmo ubusa. Ivaze ushobora gusanga riteretse mu nzu risa neza pe ariko nta kirimo imbere. Nanjye rero iyo nirimbishije iyi misatsi gusa nkagenda ngakoresha inzara nkagenda nkisiga ngasa neza natambuka rwose kaba wow dore umugore ariko imbere nta kirimo. Zeru imbere y'Imana. Ntabwo Bibiliya ishaka ko cyangwa se ntabwo ijambo ry'Imana rishaka ko twirimbisha kubaho imisatsi gusa, kwambara ayo maherena, kwisiga no, ahubwo twirimbisha ingeso nziza. Urumva? Cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbisha imirimo y'ingeso nziza kuko bikwiriye ko abagore bavuga yuko bubaha Imana. Umugore yigana ituza aganduke rwose, rya jambo kuganduka, aganduke rwose. Kuganduka rero bivuze iki? Kubaha umugabo. Nta nubwo Bibiliya yarekeye aha 12 Timoteyo wa mbere 2:12 kuko nanga umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo ahubwo agira ituza. Bivuze ngo cya gihe umugabo avuze ikintu tuza ca bugufi. Yes, icyo avuze ntikigushimishije ntikikunyuze ariko hari ubundi buryo twebwe tujya. Hari umupasiteri umwe nkunda cyane we kenshi azana hano ku kazi kunsura. Ajya abwira umugabo wanjye ati nkunda umugore wawe. Ajya avuga ati abagore ubundi muradutegeka. We tubigendanamo neza cyane atari ku buryo mudutegekamo butandukanye n'ubwo abana b'abantu bagira gute bategekamo. Umugore uzi ubwenge, umugore uzi icyo ashaka, umugore uzi icyazi agira inama umugabo we akaba niba umugabo yari yavuze ngo byanze bikunze uyu munsi iki kiraba. Hari uburyo twebwe tugenda muri bwa bugwa neza bwacu, muri kwa kumuguyaguya, muri kwa kumucisha bugufi neza neza. Cya kintu ntiyakivuze ku itegeko ngo kiraba, ukiyeranja kandi ntanabimenye ko uwo munsi cya kintu kitabaye, ahubwo akazibuka ngo ariko sheri harya byagenze gute ko cya kintu kitakozwe. Kandi utiyewe twagisimbuje ikindi kandi mu bwenge ariko wamugushije neza gusa. Ariko apana guhagarara hari ukavuga ngumva kare hari umudamu twahoranye hano, mama niwe wansekeje ati mwakagira Imana ngo aturi umugore koko tuvugishije ukuri buriya yakubaka. Namubajije mubaza n'ikintu yakoze kuri Noheli, yafashe intebe ayikubita umugabo we amuca igisebe mu mugongo. Umugabo ntiyamukoraho arahunga ajya mu cyumba. Ageze mu cyumba umugore yaragiye afata niba ari icyuma sinzi ikintu yafashe ajya ku rugi ararutema mpaka urugi ararushwanyaguza rwose arumara ho. Noneho ahita we abonye ko umugabo atanasohotsemo ngo amukubite, wahita aheka umwana ariruka nkaragenda. Arangije ajya ku murenge ajya kurega ngo umugabo sinzi abyiringira ijisho ngo kugira ngo baze kubona ko bamukubise. Ndibaza ko umuntu wagukubise nta kubita mu jisho gusa, kubita no ku matama nahe hose. Ku murenge bakomva ku mugabo, aragenda agezeyo umugabo arababwira ati mukuri je ntacyo navuga muzaze mubaza abana. Noneho arangije arababwira ati ahubwo jewe dore akuramo arabereka yuko yamukubise intebe akamuca urutugu. Ati sinibyo gusa bereka n'amafoto yayirwarugi yamenaguye na video yamufashe arimo ahinga urugi. Noneho umugabo yaje kubinyoherereza ndabifite muri telefone. Noneho tuza kuvugana ndamubwira se runaka kubera iki wahukanye kuki wataye urugo rwawe n'ibiki byose. Ngo yango Eliane uriya mugabo ntabwo muzi, mfite umugabo n'intera hamwe si umugabo. Ndamubwira Runa inshuro ututse umugabo ngo nimbwa ndazizi. Umaze kumutuka inshuro zirenga zingahe turi kumwe. Nagira ngo ndakubwiye ukambwira ngo wowe uriya ntabwo umuzi. Uyu munsi nageze ubwo mubwirana ariko twaguranye nkagutiza krema h'icyumweru kimwe. Tukarakorera hatakunkubitira. We nta nubwo yakwihorera gusa. Ntabwo wamugira kuri ya kabiri ngo aceceke. Ingwe ntiyarizi gufata ku gakano. Yabyigishijwe n'iki? Nimbwa. Ngo yangu ibyo ngibyo ngo ba wivugira wowe ngo ntoya. Hari ukuvuga hari no kubona.
ntabwo yarazi ko mfite amafoto ndangije mpita mwereka amafoto urusu urutugu rw'umugabo wawe ngo nirwanagaho uwirwana yaragukozeho se ngo yari yanze kumpa amafaranga yo kwishyura musaza wanjye ayo yamugurije musaza wawe yaramugurije cyangwa yarakugurije ngo nyine ngewe yarangurije none se ko musaza wawe yayakugurije n'umugabo wawe yayagurije kuki se wayaka umugabo yakubwira ko nta mafaranga afite ukamukubita intebe ngo nuko yarimo yishyura abandi bagore beza ibi mbibabwire kugira ngo mwumve yuko ibyo mbabwira mafite ibimenyetso none se runa ko yahagurutse muri sara akaguhunga akigira mu cyumba kandi ko yari yaranaguhaye amahoro yaravuye mu cyumba cyawe akajya mu kindi kuki wamukurikiranye ukajya kumena urugi ngo nagira ngo mwereke yuko ntari akagore yigondera uko ashaka ubwo rero muryango mwiza 2020 ntabwo ibyo bintu bikwiriye ku mugore witwa ko yamenye Imana ntabwo ibyo bintu bikwiriye ku mugore uvuga ko asenga Imana ntabwo ibyo bintu bikwiriye ku mugore uvuga ko yubaha Imana niko Bibiliya imbwiye ngo kuko Adamu ari we wabanje kuremwa nyuma hagakurikiraho Eva 13 niko hambwira ngo kandi Adamu si we wayobejwe ahubwo umugore niwe wayobejwe rwose ahinduka umunyabicumuro nyamara abagore bazakizwa mu byaha nibakomeza kwizera bakagira urukundo no kwera bakirinda uwo ni Timoteyo wandikirwaga iyo baruwa kugira ngo ayibwire abitorero ryaho yari ari cyo gihe uyu munsi rero nicyo ndimo mbwira abagore babizera abagore bazi Imana abagore bavuga yuko bubaha Imana sinshingira ku idini runaka buri gihe ndakivuga iki nigeze no kuvuga ngo niba uvuga ko wubaha Imana ukoresha korowani ivuga Imana soma ibiri muri korowani nusanga korowani ivuga yuko umugore agomba gusuzugura umugabo no kumutuka no kumwita imbwa no kugira gute ubwo uzabikore ariko nusanga korowani ikubwira ko umugore wubaha Imana aca bugufa kubaha umugabo we uzubahe icyo korowani ikubwira Bibiliya ntagatifu nusanga ikubwira ko umugore wubaha Imana yubaha n'umugabo we uzaca bugufi wubaha umugabo wawe Bibiliya yera nikubwira ko umugore wubaha Imana agomba kubaha n'umugabo we uzubaha umugabo wawe sibyo hanyuma kandi nkagaruka ku bagore umugore nk'uwo nguwo wamenye Imana wubaha Imana amenya nuko atereta umwana amenya uko atereta Imana amenya uko umwana amenya uko arera umwana kubera ko ijisho ndeba na wa mwana ndimo nonsa niryo ari bwonke mwibere ryanjye ururimi ndi buvugishe ndimo nonsa wa mwana nirwo nawe ari buze gukurana nirwo ari buze nirwo azakura nawe avuga sibyo turasabwa iki rero turasabwa kuba abagore beza bubaha Imana bagakora ibyo kubaha Imana bakavuga ibyo kubaha Imana bakagenda bubaha Imana ngarutse gatoya ku bagore cyangwa se n'abagabo bagomba kuzaba abepiskopi cyangwa se bagomba kuzaba abashumba bagomba kuzaba bavuga ubutumwa nka Eliane ngo kuri 3 iri jambo niryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yujuje umurimo aba yifuje umurimo mwiza umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe abe udakunda ibisindisha wirinda ugira gahunda mu kubaho kwe ukunda gucumbikira abashyitsi ufite ubwenge bwo kwigisha utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni ahubwo abe umugwaneza utarwana utari umukunzi w'impiya utegeka neza abo mu rugo rwe agatera abana be kumvira no kubaha rwose turi kugeramo neza mugani abantu ngo urimo ndumva turi kugeramo neza hano kampani y'Imana ni kampani ikomeye cyane ni kampani buri wese adapfa kwisukiramo musore mwiza niba wiyemeje gushaka ni iki gushaka no gushobora ese kuvuye gardienne wumva gardienne uyirangije urumva primaire ugiye muzayishobora cyangwa tugusibize muri gardienne
ese mukobwa mwiza kuvuye muri garidiyene ukaba wumva ugiye muri primaire, ese primaire ugiye murumva yo uyishoboye cyangwa tugusibize muri garidiyene? Uru rupapuro tuguhaye rukwimura rukakujyana muri segonderi, urumva ruguhesha amanota yo kuziga segonderi neza cyangwa baraguteruye? Hari ijambo iwacu bajyaga bakoresha kera ryo guterura, none nsigaye ndyumva mu mashuri. Birababaje kuba barateruraga abageni uyu munsi bakaba baterura baswa. Terura umwana ufite amanota 30 ukamujyana ukamuvana mu wa kabiri ukamujyana mu wa gatatu, kandi uzi neza ko wa kabiri wamunani uwo mwana ujyanye umujyanye afite iki? Noneho nanjye kuko umukobwa wanjye murambiwe mbona ari nanjye kuvuga izina ritari ryiza wenda naryo ryacumuza abantu, mbona yuko yandumbiye. Umusore araje umwana w'abandi uraho umeze neza, mpita mvuga yewe sijya wahera mana we mana ushimwe, terura jyana uterura umuhereze. Uwo mwana uteruye muri garidiyene ukamutereka muri primaire, ese uriya mwarimu we uhaye umuntu uzi neza ko adafite ubushobozi, urumva wazabishobora? Banza urebe yuko uwo munyeshuri wimuye umwimuye abikwiriye. Nawe munyeshuri bimuye banza urebe ko wimutse ubikwiriye. Wimutse ayo manota yo kwimuka uyafite? Ese nugera hariya bigishaga wenda nda, ugiye kwiga nijya, nda na nijya biratandukanye. Zari inyugute, zari ingombajwi ebyiri zijyaho inyajwi ya a zikaba nda. Noneho hajemo na na da na ya na a. Njya, nda na njya. Urumva uzabasha kuvuga njya neza cyangwa uzavuga njya? Aha nyine umwana atangira kuvuga ibintu uko bitari. Bivuze ngo niba umwana ataramenya kuvuga njya, aravuga njya igigiso igiginyo, uwo mwana ushyize mu rugo azarushobora? Wowe ubwawe nyina warukimubwira ngo kuki utakubuye hari akarira, nagera mu rugo umugabo akamubwira ngo kuki utashyize isaha, noneho bizagenda gute? Ese warabanje uramwicaza uramubwira rero mwana wanjye uvuye munsi y'ubutware bw'ababyeyi ugiye munsi y'ubutware bw'umugabo. Hari umudamu umwe ejo bundi wabwiye umugabo ngumva nkubwiza ukuri rero. Uwo ni umudamu wabibwiraga umugabo mu matwi yanjye kuri telefone. Ndi ku ishuri nari munsi y'ubutware, ngo ndi mu rugo nkiri umwana nari munsi y'ubutware bw'ababyeyi banjye, ngiye muri interina njya munsi y'ubutware bw'ababikira. Uyu munsi ntabwo ngomba kuba munsi y'ubutware bwawe. Nanjye ubu ngubu ngeze ku rwego rwo kwiyobora. Umbaza aho natinze nkande, umbaza aho naciye nkande, umbaza iki n'iki nkande. Namaze se mukobwa mwiza, ntabwo mama wawe yigeze akubwira ko ugiye munsi y'ubutware bw'umugabo? Ngo ibyo biramureba, namanaginga ibyananyeza amanaginga ibyanjye. Ndibaza ko umugabo we n'ubundi yari yambonye kuri the Zoom n'iki kiganiro azakibona. Bivuze ngo nitwigisha abana indangagaciro. Niba ukene ubundi umwepiskopi ntanubwo ari ngombwa mu rusengero gusa. Jewe ubwanye ndi umushumba w'urugo rwanjye. Umutware wanjye ni umushumba w'urugo rwe. Umutware wanjye natanyigisha Imana izamumbaza. Nanjye nintigisha abana banjye Imana izabambaza. Uyu munsi ni nacyo nshaka kuvuga ku bana. Ndashaka kuvuga ababyeyi n'abana. Mubyeyi mwiza, mugore mwiza, mugabo mwiza, nutita ku bana bawe ngo umenye uburere bw'abana bawe, umenye aho umwana wawe yapfiriye, umenye aho umwana wawe yakuriye, umenye aho umwana wawe yakiriye, umenye impamvu umwana wawe atsinda cyangwa atsindwa. Imbere ya ntebe uzababazwa. Imbere ya ntebe nzahagararayo, nzabanjanye iminyago nyishyikirize Yesu. Ntabwo iminyago nzajyana ari inka za runaka nzajya kunyaga. Ntabwo iminyago nzajyana ari amafaranga natuye menshi mu rusengero. Nigeze kubona akantu kabarafinda gasetsa ngo ni barafinda ninde babajije ngo ese ngo bavuze ngo umuntu azatura mu nzu ingana n'abaturo yubatse yatanze mu rusengero ngo mu ijuru ubona watura mu nzu imeze gute, ngo ya nyakatsi. Ziriya ni komedi. Ntabwo amaturo natuye mu rusengero ariyo minyago nzajyana mu ijuru, ahubwo nzajyana wa muryango Imana yampaye. Ni gute jyewe nk'umugore nafasha abana banjye, ni gute natoje abana banjye uburere, ni gute nigishije abana banjye
gukundana. Ni gute nigishije abana uyu munsi umwana wanjye azi ko iyo wambuye mugenzi wawe ikintu cye ari icyaha. Bibiliya irambwira ngo ntukifuze inka ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe. Ariko ababyeyi benshi nanjye ubwanjye nabikuriyemo ibyo. Uyu murumuna wanjye yajyaga ashegera umwenda wanjye, mama agahita ambwira Elia ni wowe mukuru mbabarira uwumuhe. Icyo kintu ntabwo cyatumaga njyewe nkunda murumuna wanjye, kubera iki buri gihe aririra ibintu byanjye nawe kandi agahora yumva ko nindirira ibya mukuru wanjye barabima. Urabyumva? Njyewe rero sintoza abana banjye kuririra ibya mukuru we. Niba ari iya Kereni ni iya Kereni. Kereni wijya kuririra icya Benize. Benize ni mukuru wawe. Kwanza ubaha mukuru wawe, umvira mukuru wawe, kunda mukuru wawe. Uyu munsi abana banjye bazi yuko umwe Minyona agomba koza uyu, Benize agomba koza uyu nawe akaba azi ko Benize niwe ugomba kunyambika umwenda uyu, kandi umwenda Benize ari bunshimire niwo mwiza. Ariko ababyeyi benshi muzi ntago bazi gutoza abana babo ngo wowe mukuru ugira inshingano kuri murumuna wawe, nawe murumuna we ubaha mukuru wawe. Icyo nacyo kiri mu bintu Imana izabaza ababyeyi. Ugasanga uzanye umukobwa ngo aza kurerera abana, wa mukozi ugeze iwawe uhise umugira umucakara imbata yawe. Wamuguza ngahe? Wamuguza ngahe ku buryo umusuzuguza n'abana bawe wabyaye? Hanyuma Eliane tukiri aho ngaho rero twinjiyemo neza, mubona ibibazo kuri wowe, ibibazo abana bakurana cyangwa imico mibi reka mbyite gutyo, abana bakurana ugasanga abantu kuvuga ngo abana b'iki gihe, ugasanga abantu bari kubikoma, ubona bishingiye ku burere bw'ababyeyi. Ni ukuvuga ngo uyu munsi muramba barantanya, nta muntu mvuze izina ngiye gutanga ingero. Ndatanga ingero ku maposite runaka. Umuntu wenda urugero umugabo, maybe ko wenda umugabo ni gavana, umugore wenda ni kontabura ahantu cyangwa se ni sekreteri ahantu cyangwa se ni minisitiri. Bakabyuka mu gitondo bagenda bagafata abana bakabasigira umukozi, bakaza kugaruka nijoro ntibaganirize umukozi ngo bamubaze ngo ese abana bitwaye gute, ese abana barebye televiziyo kugera ryari, ese abana bakoze homework, ese abana oya, ahubwo bakaza bagahita bajya kureba abana babo. Mama tantine yankubise, mama tantine yanyimikira iki, ugasanga uraje wowe ntago uzi tantine ngo impamvu yakubise umwana wawe ni iyihe, nunarebye yakubise hehe, ese koko yamukubise? Ukaza ugahita ufata umukozi ugakubita cyangwa se ukanamwirukana ngo agutotereza abana, ntabwo uzi niba ari byo cyangwa atari byo. Hari n'ababakata, hari ababakubita, ni byinshi cyane. Wa mwana kuko abonye ko akubeshye ukabyemera, akura nta burera afite. Nyamara tantine cya gihe udahari niwe mama w'abana, ahubwo wakabaye mubwira uti tanti, wakabaye muhamagara tanti, abana bariye yego, babimaze yego, baryamye yego, tanti abana baracyari ba televiziyo, funga iyo televiziyo nibajye kuryama none aho. Sorry, kubera inshingano nyinshi ufite, wowe koresha itegeko. Utegeke tantine nawe ategeke abana. Kandi ikindi wikumva ibirego cyane bya tantine nani by'abana, ahubwo icaza abana na tantine unarebe ese iyo abana bicaranye na tantine mpari baba barebana gute. Nubona umwana ngo ndakwemye haguruka ugende nawe mu gikoni se nyine, vaho ngaho genda singushaka, hagurukaho. Umenye ko uwo mwana azakura gutyo nawe mu minsi iri imbere niko azakubwira. Ariko nubona umwana azagahita ku biro bya tantine, agakunda tantine, agashaka akavuga no njyewe ni tantine runaka ungaburira, uhita umenya ngo uyu mutantine abanye neza n'abana banjye, usigara umuha briefing izuka byitwaramo. Kuko uyu munsi nago nzi impamvu nyankunda gukoresha ingero za gisirikare kuko ntago rigeze mbawe. Ariko nibaza neza yuko umugaba mukuru w'ingabo atanga oda ku bari munsi ye, nabo bagatanga oda ku bari munsi ye, nabo bagatanga oda ku bari munsi yabo, bikamanuka bikagera ku musirikare wo hasi. Ese kuki twebwe mu rugo tudakoresha urwo rwego? Urwego mu gifaransa barwitwa ngo ni esheri. Kuki tudakoresha iyo esheri?
itegeko rikava hejuru kuri vice ari we mama, kuri secretary ari we tantine ku bana, abana ku njangwe iri muri urwo rugo, injangwe ku mbeba, imbeba ku muserebanya. Niko byakagenze. Niko byakagenze, karumuna kanye karasetse, ariko niko bigenda. Ubundi niko byakagenze, itegeko riva hejuru. Ubundi baravuga ngo umwere uvuye ibukuru ukwira hose. Nukuvuga ngo umwere uvuye hejuru yanjye ukamanukira kuwo hasi yanjye mpaoda, nanjye wundi mbasha guhaoda, nawe agahaba abasha guhaoda, nabo bagahereza bakamanuka bakagera hasi. Hanyuma ikindi cya kabiri, nkagira igihe cyo kuvuga ngo ngize igihe cyo gutemberana na tantine n'abana, ndebe hanze y'urugo tantine n'abana bameranye gute. Ese bari happy gusangira nawe? Ese iyo ntwaye abana tantine agasigara, abana banjye ntabwo barira? Jewe abanjye ntibashobora kunyemerera mbatwara bonyine ngo mutantine asigara. Oya na tante turajyana mama, ntabwo tantine asigara, turajyana. Kubera iki? Tantine bamwibonamo. Iyo nsanze baryamye, hari umunsi umwe abana bambwiye, ariko mama wazatunze urufunguzo ukazajya wikingurira utabwiye tantine ngo abyuka gukingurira. Uzi ukuntu tantine iyo yasinziriye ukamukangura ahita arwara umutwe. Iyo abana banjye baba batamukunda cyangwa abana banjye baba badafite urukundo, bari kumenya ko tantine kumubyutsa bimutera umutwe. Bivuze ngo nabatoje urukundo, jewe rwa rukundo mfite nduhereza abana. Kandi Vincent mpora nkikubwira iki kintu, nta muntu ujya ugabura icyo adafite. Never. Ntabwo nshobora kujya muri banki kubitsa mburaye, mbitse ibyo nasaguye, simbitse ibyo ndi burarire. Nakuvuga ngo ababyeyi n'ubundi barera abana. Nukuvuga ngo impamvu umwana nta rukundo afite n'ababyeyi ntarwo bamuhaye kuko nabo ntarwo bafite. Uzacunga urebe ingo zibanye neza, zifite zibanye neza, zikurikirana n'uburere bw'abana. Ntabwo ibyo bibazo bijya bikunda kubaho. Yego. Ntabwo turagera mu isi Satani atarasama imyambi. Birashoboka cyane ko umwana yakurasira umwana, umwanzi yakurasira umwana. Ariko kuko uhora uri careful, kuko uhora uzi ubwenge, uhora ureba, uhita umenya utaha ahantu umwana wanjye arimo arahapfira, ukamuhindurira. Eliane, tukiri aho ngaho rero mu babyeyi, wowe ikibazo cyo kiraruka cyangwa imyitwarire idahwitse y'abana uyibona mu babyeyi baba batakoze inshingano zabo uko zikwiye, hanyuma ariko bahugira mu myiryane yabo, muri kwa gusiganira uburinganire, muri kwa gusiganira ibyubahiro, muri kwa gusiganira kuyobora, muri kwa gupfa imitungo. Njyewe njya nkunda kwivugira ngo umugabo wakoze amafaranga akayandikaho ngo Banque Nationale di Bernard, ayo mafaranga sinzana yakoraho, nzayamurekera kuko azabara. Amafaranga yose n'ay'u Rwanda, andi n'aya Amerika, andi n'ay'u Bugande, andi n'ay'u Burundi, andi n'aya Kenya, kuko nta mafaranga arasohoka yanditseho Banque Nationale d'Eliane. Ubwo bivuze ngo Eliane nta mafaranga ngira, n'umugabo wanjye nta mafaranga agira, amafaranga dukorera yose n'ay'urugo. Nta mpamvu amafaranga yanjye umugabo udahahira urugo nkaba ari giye uhahira urugo Rwande rwanjye, kuki utaruhaye surwa wese nyine ruhahire. Niba ubona we iyo responsibility atayifite, please yifate. Kuko uri umufasha kandi waje gufasha wa muntu icyo adashoboye, kugira ngo wirindire abana. Hari abamama nkunda cyane, hari umumama ejo bundi wampamagaye aba mu Bubiligi, arambwira ati Imana iguha umugisha kuziye igihe abana banjye bamaze gushaka, maze imyaka 10 nkoze divorce, ariko iyo nza kubona izi nyigisho zawe mbere yuko nyikora, nukuri ko Imana ntazo nari gukora. Ati gusa uko nzibonye mitanzi forwardingira abana banjye, kandi abana banjye barazikunze mu gihe hari abari batangiye kugira ibyo bibazo. Ati ndagushimiye wakoze icyo gihe ntigeze nsobanukirwa. Iyo nza kumenya izi nyigisho hakiri kare simba narakoze divorce, kuko nzi bikomere byasigiye abana banjye. Rero umugore ajya yiyorohereza akanga gutegekwa, umugabo akiyorohereza akanga gusuzugurwa, bagasepara. Ariko babana babyaye, hari umugabo yitwa nde wa mugabo ujye uvuga ngo yaba kwiyahura atari icyaha yabikora, Professeur Aimable. Yigeze bati uwo mwana murimo muzana ku isi guhangayikisha, muramuzanira iki?
niki gituma tujya kubyara abo tutazabasha kurera. Jewe sindi bubasha responsibility zanjye na se ntari bubasha responsibility ze. Dufasha abana bacu tubarunzeho responsibility zacu. Ejo umwana biramurenze agize ibibazo, agize amarira, agize ibiki, bitumye umwana ajya kunywa ibiyobyabwenge kubera kunanirwa responsibility zacu, kunanirwa kwihangana. Mugabo mwiza wakwihangana ukarera abana bawe, umugore mwiza wakwihangana ukarera abana bawe, kandi abana bakeneye papa na mama, bakeneye kubona. Natangajwe sinzi niba ako kantu naza kukakwereka ukagashyira kuri kamera bakakareba. Umwana wanjye yaramfasha aranshushanya nge na papa we, gafite imyaka 6, aradushushanya ngo papa na mama, ashushanya igiti cya pome hagati. Sindabona nge igiti cya pome sindakibona, gusa nzi pome nyine y'urubuto nkayirya, ariko sinzi igiti ivaho uko gisa, ntabwo ndakibona. Umwana wanjye yashushanyije igiti kinini cy'inganzamarumbo cyezeho pome nyinshi cyane, imbere yacyo hari indabyo nyinshi. Arangira ashushanya mama hano na papa hano barimo baca pome, hari n'umuhanda hari hepfo urimo na dodani n'inzira y'abanyamaguru uparitse mu imodoka. Ku ruhande hashyira izuba n'igicu hari ahirya. Yesu we urabireba ukavuga uyu n'umwana w'imyaka 6 niki arimo avuga ngo papa. Arangira aratubwira ngo uyu ni papa na mama bakundanye bagiye gusoroma pome, ngo kandi n'Imana yabahaye iyindi modoka nshyashya. Bivuze ngo kubera ko azi ko papa na mama ibintu byose babifatanyiriza hamwe, ntashobora gushushanya papa ukwe, ashushanya papa agashushanya na mama. Niba ashushanyije minyoni arahita ashushanya na Benize na Happy na ubwe yishushanya. Niba ashushanyije abatante arashushanya abo tuvukana na wa mutanti nubarera mushushanya. Nuko niko ateye. Bivuze ngo icyo dutoza abana bacu nicyo bazakurana. Yego. Aho wowe ukomeje ku babyeyi gutunga urutoki ababyeyi. Hanyuma ngewe hari ibyo nkunda kubona, ukabona abana bari mu rugo bazi inshingano za kibyeyi, umwana no kwa pasiteri, ariko wareba imico ye nyuma yo mu rugo ukabona imico idahibihitse, no mwana usimbuka urugo akajya mu tubyiniro, no mwana ufite imico mibi hanze. Kandi koko wareba ababyeyi ukabona bazi inshingano zabo, ukabona bafite indangagaciro. Ngiye nkaba mbifata noneho mbifata nka hari ibihe turimo, cyangwa arimo navuga ibihe by'iterambere riri kwihuta. Icyo kintu wowe ntago ugifata nkaho kiri muri factors zitera ibi bibazo by'abana bikaba affecta bigatuma bararuka? Nacyo ndakigusubizaho. Uyu munsi pasiteri na mama pasiteri bafite inshingano zo kurera abakristo. Tugaruke kuri pasiteri na mama pasiteri, babaye ababyeyi b'itorero ariko bibagiwe abo batwita bakabyara. Barirwa bigisha bene data gusambana n'icyaha, bene data kwica n'icyaha, bene data kwifuza inka ya mugenzi wawe n'icyaha, ariko ntabwo barimo bibuka kwigisha abana babo. Umwana wabo ababona ari uko bafite abashyitsi mu rugo, abana babo babona ari uko bicaye ku meza. Nta mwanya bagira wo gufata ngo babwire umwana yuko gutukana ari icyaha. Nta mwanya bagira wo kubwira abana babo yuko gusambana ari icyaha. Noneho arabivugira hariya mu ruhame kumva kuko yabyigije hariya mu ruhame, ariko n'umwana we yabyumvise. Ariko please, umwana w'umukobwa akeneye kuganira na nyina biri dipu. Nyina mujyane mu cyumba hiherereye hose, atari n'abasaza be batari, amwigisha indangagaciro za gikobwa, amwigisha umwana w'umukobwa yitwara gutya. Umwana w'umuhungu akeneye kuganira na se, amubwira ati mwana wanjye kugira ngo mbe umushumba, kugira ngo mbe papa mwiza uri mureba hano, kugira ngo mama wawe ari happy gutya, nukubera ko nitwaye gutya na gutya na gutya na gutya. Ntabwo abashumbi uwo mwanya bawugira, n'abashumba bake cyane, kandi nabo ababikora uzasanga abana babo ari intangarugero mu mico no mu myifatire. Bakigisha abana babo gusenga, bakigisha abana babo kubwiriza, bakigisha abana babo yuko ijambo ry'Imana ari ryo rizabatunga, ari ryo rizabagaburira. Uranyumva Vincent? Noneho wa mwana we agakura azi neza ko agomba kuba like father, wa muhungu. Umukobwa nawe akicara ati kugira ngo nzabe umugore mwiza nka mama, nuko nzitwara gutya, nuko nzubaha Imana, nuko nzatinya icyaha n'igisa nacyo, nuko akabazi neza
ibintu byose agomba gukora kugira ngo atinye Imana. Ariko pasiteri ntarimo afata umwanya wo kwigisha umwana we, mama pasiteri ntarimo afata umwanya wo kuganiriza umwana we, ahubwo abana be baraganirizwa n'abana bo kwa diyakoni. Abana bo kwa diyakoni bakamubwira ati waruzi ariko karari waruzi ko ibyo bihera urwaye kugira ngo bikire, ariko uzaryamana n'umuhungu. Iyo uryamanye n'umuhungu akagusukamo spermeze nibwo uzakira ibyo biheri. Kubera ko umwana se na nyina arabatinya ni kwa pasiteri, ntabwo azajya kubabaza ngo se ko Tina yambwiye ngo nindyamana n'umuhungu nzakira ibiheri nibyo, ahubwo azahita atangira gushaka umuhungu bagira gute akundana baryamane tayari umwana wa pasiteri abaye atwaye inda. Umuhungu wo kwa pasiteri ambwira ati uzi impamvu papa wawe atinyuka agahagarara hariya akabwiriza ukabona afite imbaraga aravuga kabisa abantu bose bakamutinya, nuko aba yafashe akantu umwana aba yafashe ku gati nawe yumva atari kuzi ko byashoboka di zirambaraga nanjye njya nibaza papa zikura ko iyo ari mu rugo se abatuje ameze neza. Aba yafashe agati rata tayari umwana akajya mu biyobyabwenge gutyo. Kandi biriya bintu iyo ubikoreshejeho kugira ngo uzabivemo ni gutyo, ubwo tayari inzoka ariyo se kibi inyura mu mwana wo kwa runaka akaba best friend n'uwawe bagahita bagira gute. Wowe rero ukajya uvuga umwana wanjye bana bangaho amahoro ya Yesu agendane namwe, numubajije ngo ese Sharire ugiye hehe, ushyire igitsure cya kibyeyi ugiye hehe, akubwira papa tugiye muri convention hari igitaramo cyande kirabera kirabasanga kirarangira ryari, ndetse nibiba ngombwa niwumva kirangira amajoro umubuze umwangire jewe rwose iwanjye mana yes ibyago byambaho umwana njye akaba yafatwa cyaba, ariko mba nababwije ukuri, mba nababwiye buri kimwe cyose. Shima Imana kandi ko n'abana ndera bava mu rugo mbashingiye. Ejo bundi musaza wanjye umwe yaje mu rugo aza atambwiye, kandi si musaza wanjye se, ariko yaje kudusura hari kuwa gatandatu aza atambwiye. Siko nabaje ni kubera icyo waje utambwiye, kandi ari mukuru, ni mukuru nyine, ndi mukuru ni n'umupolisi, ariko namaje kucyo waje utambwiye kuko arabizi ko agomba kumenyesha kambwira dada nzaza kubasura, nkaba nzi ngo muri gahunda mfitemo n'umushyitsi niba hari nawe nari kujyana n'abana hari abo ndi busige kuko bari busigarane na nyirarume, kuko uwo munsi yaje twagombaga no kujya kwa data bukwe, ariko byabaye ngombwa ko hagira abana basigara mu rugo kugira ngo anko abone abamwakira. Ariko kuki yaje atambwiye, biba ngombwa ko ajya kwa musaza kwa mukuru we, ubwo ni musaza wanjye mukuru uriya uherutse gushaka, kugira ngo agire abatwara kumamagara sister nzajyana runaka na runaka turajyana kwa John yes cyangwa se no. Sister ko hari igitaramo kiri aha n'aha nzaze ntwara abana mbajyane, harimo iyihe nyungu, harimo ikihe gihombo? Nuko nyine niko ubundi byakagenze. Igitsure iyo tugarutse mu itangiriro ni kangahe sinibuka neza umurongo, ariko nawe ushaka kuko sinari nahateguye, sinari nzi ko ndibuze kukavugaho aka kantu. Iyo turebye Aburahamu ajya gutamba Isaka, dusanga Isaka yari umwana umenyereye gutamba ibitambo, kuko bageze no mu nzira yabajije se ati ko dusanzwe tujyana ibi nibi, nkaba mbona inkwi, nkaba mbona icyuma, nkaba mbona umuriro, nkaba mbona imigozi, simbona igitambo kiri hehe. I'm sorry. Bivuze ngo yaragize impungenge, zo kuvuga ngo mbese ko nta gitambo gihari papa aratambike, kandi ko dusanzwe tugenda tujyanye igitambo. Ni ukuvuga ngo Isaka mu myaka 25 yaragize, ntabwo yari wa musore wabiri hanze, ntabwo yari wa musore urarurwa n'ibyisi, ntabwo yari wa musore wirirwa atembera arya umungara agira gutya, yari wa musore uzi icyo gutambira Imana ibitambo bivuze. Uyu munsi rero abashumba bacu ntabwo barera nka Aburahamu, bararera apostle wacu niwe wansekeje mu minsi yashize, yaravuze ngo bararera sweet urimo urabita sweet umwana ngo sweet,
ntago yatubuzaga kwita abana bacu ba sheri abaswiti n'ibiki ariko yatubwiraga kugira igitsure ku mwana umwana kurazi ko ndi anda y'ubutegetsi bwa papa na mama uzanga kumvira papa na mama uzumvira ijeri nyine ijeri ni iki n'isi ni ibibazo byo mu isi uzanga kwigishwa na papa na mama uzigishwa n'isi kandi iyo isi yigiye kukwigisha irabanza ikagukaranga ku gikarayi wamara gushirira igashyira ku rusyo igasya ukava muri agafu keza hanyuma mama Eliane buriya tukiri aho ngaho hari igihe umwana ashobora kuhabwa uburere bwiza birashoboka ababyeyi bagakora iyo bwabaga bakabikora neza kandi nabo bafite indangagaciro nziza bagakora igikwiye ku mwana wabo ariko ugasanga umwana biranze icyo ngicyo wowe ubona cyaterwa n'iki kuri gutya abana bashaka kuraruka ababyeyi bakoze ibyabo ntacyo batakoze ubona icyo kiyo gishobora guterwa n'iki kandi nabyo biriho birashoboka birashoboka cyane ngo abana b'Imana bateranye bashengereye Imana Satani nayo yashengeranye nabo ahageze ngo Imana iramubaza ngo ariko Satani nkawuvuye ngo mvuye kuzerera isi no kuyitemberamo wabonye uburyo umukiranutsi wanjye Yobu ahagaze ngo nuko wamuhaye byose wamuhaye inka wamuhaye abagaragu wamuhaye amafaranga wamuhaye ubutunzi wamuhaye buri kimwe cyose bimukureho turebe yuko akomeza akakuramya ikintu cya mbere Satani yatwaye n'abana be bibaho rero bibaho ko umwanzi ashobora kunkoza urutoki kwitamo nganakomereka nkanababara cyane ariko icyo nkundira ijambo ry'Imana ngo nubwo umukiranutsi wanjye yagwa ntabwo azarambarara niba koko ari ikigeragezo giturutse ku mwanzi atari igihano giturutse ku Mana atari n'uburangare buturutse ku babyeyi Imana izumva amarira ya wa mubyeyi Imana izumva gutabaza kwa wa mubyeyi izagarura wa mwana mu nzira nyayo Eliane reka dusoze ikiganiro cyari cyiza ku ngo ku bana by'umwihariko duhaye ikiganiro cyiza cyo gukebura ababyeyi kandi abakurikiye ZOOM TV wari waratata inshingano ze ndizera ko ari bubonereho murakoze cyane reka dusoreza aha ubwo tuzagaruka tuganira by'umwihariko nko ku bagabo cyangwa ku bagore no ku bakozi bo mu rugo nk'uko nabivuze ku buryo urugo tuzongera kuruzenguruka twahere ku bana kuko urumva niho twakagombye guhera ni nabyo kuko ndumva nahisemo topic nziza urakoze cyane Vincent ndagushimiye ZOOM TV ndabashimiye nongera kwifuriza abakunzi ba ZOOM TV umwaka mushya muhire uzabero amata n'ubuki uzababero kwirinda ibyaha gusabana n'Imana kuruta gusabana n'abana b'abantu ndetse wo gukiranuka kuko Imana muri uyu mwaka ije gutanga ingororano kandi izagororera abakiranutse inahane abakiraniwe kandi buri wese azahembwa n'umwami we kakanucano yose ndimo ncaho sinibagirwa kukavuga Imana izampembera ibyiza nakoze na Satani ampembera ibibi nakoze hanyuma Imana isubira inyuma inampanire shalom amina murakoze cyane Imana iguhe umugisha nanjye mu izina rya bakunzi ba ZOOM TV ndetse na team ya ZOOM TV twifurije umuryango wawe nk'ibyo utwifurije koze cyane nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda